umunsi umuntu yubahutse Imana yariye kuri cya giti ngo no gupfa azapfa. Mu yandi magambo, hazaza umwijima hagati ye n'Imana. None uyu mwijima Yesu Kristo araje yinjiyemo, kuko umwizeye araje yinjiyemo, wa mwijima uvuyemo. Ubwo rero Imana irimo irakubona nk'uri muzima. Hari ijambo dusanzwe dukoresha mu Gifaransa morte, ariko no mu Giheburayo nicyo bivuga. Ni ijambo ritakoreshwaga ku rupfu gusa, ibyo bita gupfa, ahubwo ni n'ijambo ryakoreshwaga, tuvuge iyo igihe bavugaga abantu nk'abavandimwe babiri, iyo babaga batandukanye, umwe agiye ku rugendo rurerure adafite ibyiringiro byo kuzagaruka, cyangwa hari n'igihe babikoreshaga. Hari ubuzima bugaragara n'ubutagaragara bw'umuntu. Ubuzima rero butagaragara ubundi nibwo burema ubuzima bugaragara, kubera ko iyo ubuzima bw'imbere butagaragara, iyo bupfuye mu muntu, ubundi umubiri cyangwa ubuzima bugaragara butangira kugira ingaruka. Umuntu ibyiringiro bye biri hano, ubuzima bwe buri hano. Iyo habaye ikibazo hano, abona byarangiye, ubuzima buba bwarangiye, kubera ko birangirira hano. Niho umuntu ashobora gukorera amakosa yose, niho umuntu ashobora kujya mu bapfumu henahe, niho umuntu ashakisha nyine ibisubizo mu nzira zose zifutamye, kubera ko Yesu ashimwe. Turabasuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Turabakiriye muri iki kiganiro kandi no kuri My Generation for Jesus TV, kandi turabakiriye muri iyi nyigisho idusobanurira ibyiringiro dufite dukura mu kuzuka. Rero ubushize mu byiringiro bya gatatu dufite, twaganiriye ku buryo kuzuka kwa Yesu, igitambo cyakiriwe mu ijuru. Bivuga ngo kuba igitambo cyarakiriwe, dushobora kwemerwa imbere y'Imana, dushobora kuvugira imbere y'Imana, dushobora gusenga Imana ikatwumva, biduhindura abana b'Imana bashobora kuvugana na Data, kuko n'umwuka ngo adusabira ngo aba Data, turi aba Data. Igitambo rero cyaratanzwe kandi cyagezeyo. Twasobanuye uburyo hari igihe igitambo cyashoboraga gutambwa ariko ntikigereyo. Hanyuma icya Yesu rero twasobanuye uburyo cyakiriwe n'uburyo cyagezeyo. Reka rero dusenge, hanyuma ndafata akanya ko kugira ikibazo nsubiza cyabajijwe na mwene data umwe wakurikiye ikiganiro. Hanyuma uyu munsi dukomerezeho noneho inyigisho ya 4 isobanura uburyo kuzuka kwa Yesu ari igihamya ko natwe tuzabaho. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, uhimbazwe kuko iri ni ijambo ryawe, uravuga, waravuze kandi uzakomeza kuvuga. Rero turinginze cyane kugira ngo n'aka kanya uganire n'abana bawe, umwuka wera bari buza tuyobore, uturinde kuvuga ibitari ibyawe, ahubwo buri kintu cyose Mwami muri iyi nyigisho kigendane n'ubushake bwawe. Ngwino uduhishurire kandi utwiyereke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hari mwene data wabajije ikibazo kirimo ibintu bibiri. Yabajije iby'uko umunsi wa Pasika wari uzwi, hanyuma ko byashyizweho biba
biba, reka tuvuge ngo biba seti nyine aba ari nk'ibintu bizwi, ariko ndashaka kumukorera reference ku nyigisho ya mbere twatangiye dukora introduction, twerekana Pasika icyo ari cyo, impamvu yabayeho. Ubwo rero iyo nyigisho yazayirebe icyo kibazo iragisubiza. Hanyuma ikibazo cya kabiri yabajije ati se ko Pasika Yesu yayisangiye n'abigishwa be. Reka nanone kuko hari inyigisho nibaza ngo ni ya gatatu ahari, aho azareba ibijyanye n'ibitambo, ibisobanuro byinshi birahari, ariko reka mvuge muri make. Mu bayuda uko basereburaga cyangwa uko bizihizaga Pasika, ibitambo, reka twibuke ngo byari kuri uwo munsi wa gatanu, ariko reka twibuke ko bo igitambo icyo gihe cyaratambwaga, hanyuma n'imihango yose, ku buryo uwo munsi no kugira ngo igitambo cyakirwe babaga babizi, byaramenyekanaga uwo munsi umwe. Kandi abibuka inyigisho twatangiriyeho tuvuga igisobanuro cya Pasika, ni ibintu bitatu Imana yavuze ibwira Abisiraheli kwizihiza Pasika. Hari hakubiyemo ibintu bitatu. Icya mbere ni amaraso agomba, itungo rigomba kwicwa, hanyuma amaraso agasigwa ku nkomanizo z'inzu. Hanyuma icya kabiri ni uko muri uko gusigwa marayika urimbura azaba atambukaho, to be spared. Hanyuma nyuma yaho ibyo kubera ko ari amateka bikaba urwibutso. Mu yandi magambo ni igishushanyo, hari ikindi kintu birimo byerekana, ni urwibutso, bazakomeza kubyibuka antire. Ibyo rero biravuga ngo hari amaraso, hanyuma gutambukwaho n'urwibutso ni ibintu bya nyuma. Ubwo ni ukuvuga ngo byombi ibi nko mu gihe cya Yesu byabaye mu muzuko, kubera ko ni ukuvuga ngo marayika yatambutse ku mazu y'Abisiraheli gute? Kubera ko ibyo bakoze bagombaga kubikora bakurikije instruction Uwiteka yatanze zose. Kuba rero barazikoze biravuga ngo igitambo cyarakiriwe, marayika gutambuka ntagire icyo abatwara, ubwo nyine igitambo batanze cyarakiriwe. Kugira ngo ibintu byumvikane, hari ibintu bibiri, hari stories ebyiri dukeneye kubihuza. Iya mbere ni tuyisanga mu Itangiriro igice cya 4, inkuru y'igitambo cya Kayini na Abeli. Kayini yatanze igitambo nticyakirwa, ariko icya Abeli kirakirwa. Impamvu icya Abeli cyakiriwe ni iki? Ni uko igitambo atambye kiri mu murongo w'igishushanyo n'ubundi Imana yatangiye mu Itangiriro, nk'uko twabyumvise mu gice cya 3, kubera ko ni igitambo amaraso aramenetse, n'ubundi ni bya bindi bikiri gushushanya gucungurwa k'umwana w'umuntu, kuko nicyo gitambo cya mbere tubona nyuma y'uko Imana yitangiye igitambo cyayo yambika Adamu na Eva. Nicyo tubona muri Bibiliya. Nibaza ngo Kayini yagize ikibazo gusa cyo gusobanukirwa context nyine y'igitambo Imana ikeneye ko abantu batamba. Nubwo iyo tugeze mu Balewi tubona harimo n'ibitambo by'impeke,
n'iby'imitsima, ariko inshuro nyinshi byazaga biherekeje ibitambo by'amatungo. Kubera iki? Kuko iyo bigeze ku gucungura ubugingo hazamwo amaraso. Rero igitambo cya Kayini ntabwo cyakiriwe, ariko icya Abeli cyarakiriwe. Bivuga ngo hari ibitambo bishobora kutakirwa. Hanyuma nanone mu itangiriro igice cya 8 20 na 21 twahareba ni igiki gituma igitambo cyakirwa. Mbere y'uko tunagera no mubare, usibye ko twanabivuzeho, abazabishaka bazakurikirana iriya nyigisho bazabibona. Itangiriro igice cya 8 20 na 21 ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byotswa. 21 Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuva mu butaka kubw'abantu, kuko gutekereza ko imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Hano Nowa atambye igitambo, hanyuma havamo ngo umubabwe cyangwa impumuro nziza, flavor, impumuro nziza ihumurira Uwiteka. Hanyuma Uwiteka byumvise, arangije ahumuriwe neza, arangije ngo ahita akora indahiro. Mu yandi magambo, igitambo cya Nowa ntabwo icyakiriwe ari amaraso, ahubwo ni umubabwe cyangwa impumuro. Abakurikiye inyigisho cyangwa bazakurikira izi nyigisho bazabona itandukaniro y'ibicaniro byari bihari. Uwiteka yari yarashyizeho igicaniro cy'ibitambo n'igicaniro cy'imibavu. Ibi byombi byagombaga kuba in harmony, mu bumwe, kugira ngo igitambo kibe cyakiriwe imbere y'Uwiteka, kuko iyo amaraso yashoboraga kumeneka ariko igitambo nticyakirwe, kubera ko umubavu, iriya mpumuro nyine nicyo gishushanyo cy'umutima wakiriwe imbere y'Imana, cyangwa cy'igitambo cyakiriwe imbere y'Imana. Rero ibyo biravuga ngo Pasika kugira ngo ibe yuzuye, nuko ibi bintu uko ari bitatu bigomba guhura. Hagomba kuba amaraso, gutambukwaho n'urwibutso. Ibi bintu bibiri, ubwo gutambukwaho ni uko Uwiteka yumvise nyine uwo mubabwe, iyo mpumuro nziza yakiriye igitambo, hanyuma bikayibutsa amasezerano, ibyitegura ku buzima bw'umuntu. Ubwo nyine twagera kuri Yesu tukavuga ngo bikibutsa Yesu watambwe. Ibyo rero biravuga ngo guhera ku wa gatanu kugeza ku cyumweru, iyo minsi yose igomba guhura kugira ngo Pasika ibe yuzuye, n'igishushanyo cyayo igomba kuba yuzuye. Nibyo koko Yesu yaravuze ngo Pasika iyi nifuje kuyisangira namwe ntarapfa. Ariko nyirizina uvuze ngo Yesu ubwo yavuze Pasika nk'umunsi umwe, ubwo nyirizina igishushanyo cya Pasika cyaba gipfuye, kubera ko Pasika kugira ngo yuzure nyirizina, Passover, Uwiteka kugira ngo abahiteho nyine ababone ko batunganye imbere ye, ubwo byasabaga uwo mwuzuro. Byasabaga ko hari ikindi gishushanyo Imana ibona gituma ivuga ngo aba bantu batandukanye n'Abanyegiputa ngiye kubatambukaho. Rero umwuzuro wa Pasika ugendana no kuzuka. Ubwo ibindi biganiro uzakurikira ibiganiro byose uko bikurikiranye azagenda yumva. Ariko niwumva ikiganiro kimwe
warangiza ugahita ukora conclusion, uzaba rwose uzaba ubuze ibisobanuro byatanzwe mu kindi kiganiro. Ni byiza ko uzareba izi nyigisho zose, wamara kuzireba noneho wabona hari icyasigaye kidasubijwe, noneho akaba ari bwo kibaza. Yesu abaha umugisha. Rero iki nyisubije nonaha, ariko iyi nyigisho yose nirangira nibwo tuzagira akanya ko gusubiza ibibazo bizaba byabajijwe, kubera ko hari icyo umuntu yasubiza nonaha ugasanga inyigisho ikurikiyeho igisobanura neza. Tuvuge nk'iki ndi kuvuga, inyigisho ikivugaho kandi igisobanura irahari, ivuga uburyo kuzuka kwa Yesu Kristo, igitambo cyacu cyageze mu ijuru, cyageze ku Mana Data. Reka rero dukomereze kuri iyi nyigisho ikurikira idusobanurira uburyo kuzuka biduhamiriza umuzuko wa Yesu. Kuba Yesu yarazutse biduhamiriza ko natwe tuzabaho. Hari icyanditswe dukunda gukoresha cyane iyo turi gushyingura, iyo abantu bitabye Imana, ni inkuru tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 15, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 11 umurongo wa 25. Ndi busome umurongo ariko inkuru ndi buyivugeho mu ncamake. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Aya ni amagambo Yesu ari kubwira Mariya kuko yari afite ikibazo, umusaza we yitabye Imana, yapfuye, ariko nanone abana n'ibyiringiro, bisa naho yabaga muri sekte, muri groupe cyangwa agatsiko k'abafarisayo, kubera ko Yesu avuze ibyo kuzuka yamubwiye ko abyizera ko ahari azazuka ku munsi w'umuzuko. Iki nacyo twakivuzeho mu nyigisho yatambutse, iby'uko utwo dutsiko twizeraga. Rero hano Yesu azanye indi context, amuzaniye kuko uyu we arabyizera ko hari igihe abantu bazazuka, ariko Yesu ni nko kumubwira ngo uko mubyizera cyangwa nuko mubizi siko bimeze. Amuhereza ibintu, ni nk'uko wavuga ngo controversies, nyine ibintu ureba nyine bicanganyikishije, bisaba ko ukora study, unyura cyane muri Bibiliya kugira ngo bisobanukirwe. Numva abantu benshi babivugaho, ariko mu by'ukuri iki ni ikintu kiremereye cyane. Ninjye kuzuka n'ubugingo, ni ibintu bibiri, kuzuka n'ubugingo. Hanyuma unyizeye nubwo yaba yarapfuye azabaho. Urimo urabyumva? Ibi bivuga ngo iki? Biravuga ngo context y'urupfu iriho, ariko kandi hari na context yo kuzuka. Hanyuma arangije agera no kukiriho, uyu ni uwapfuye. Hanyuma nukiriho ngo niyizera Yesu ntabwo azapfa iteka ryose. Ntabwo azapfa iteka ryose. Hano rero bisaba ko iri jambo turijya mu mizi twitonze, turihuza n'imyizerere yari isanzwe hari muri icyo gihe. Urupfu niki? Hanyuma yaba mu muco wa Kiyuda nyine Yesu ari kuvugiramo, hanyuma n'umuco wari usanzwe n'imitekerereze yari hari muri icyo gihe mu bandi batari Abayuda. Ariko kandi nanone twongereho context ya Bibiliya. Ni gute
abayuda cyangwa abantu bo muri Isiraheli bizeraga cyangwa batekerezaga ibijyanye n'urupfu. Hari ijambo dusanzwe dukoresha mu gifaransa morte, ariko no mu giheburayo nicyo bivuga. Ni ijambo ritakoreshwaga ku rupfu gusa, ibyo bita gupfa, ahubwo ni n'ijambo ryakoreshwaga tuvuge iyo igihe bavugaga abantu nk'abavandimwe babiri, iyo babaga batandukanye, umwe agiye ku rugendo rurerure adafite ibyiringiro byo kuzagaruka, cyangwa hari n'igihe babikoreshaga iyo hari nk'umuntu agiye ku rugamba adafite ibyiringiro by'uko azagaruka. Icyo gihe bakoreshaga iri jambo nko kuvuga ngo uyu muntu aragiye, nyine agiye gupfa, ni ukuvuga ngo ni separation, ni ugutandukana. Uyu muntu nubwo agiye ku rugamba akaba atandukanye na mugenzi we, naramuka bikunze ko agaruka, azagaruka victorious, azagaruka nk'intwari, umuntu utabarutse ku rugamba. Mu yandi magambo, azagaruka atarundi, kubera ko ni umuntu wagiye ku rugamba akarutsinda. Bishoboka ko azabona amapeti, bishoboka ko azaba igitangaza, azubahwa. Igihe agarutse ubwo azagaruka rundi wundi. Reka twumve muri iyo context iryo jambo ryakoreshwagamo. Iyo rero turebye igihe iri jambo rikoreshwa bwa mbere mu itangiriro, umunsi mwakire nitangira ibice 2 umurongo wa 17, umunsi mwariye kuri iki giti no gupfa muzapfa, no gupfa muzapfa, ariko ni umunsi wakiriyeho. So umuntu nasuzugura itegeko ry'Imana azagira separation, mu yandi magambo azatandukana n'Imana. Gute rero? Kubera ko Imana iri mu muntu, yafashe igitaka gisanzwe, irangije umuntu kugira ngo abe umuntu imuhumekera mu mwuka wayo. Ni ukuvuga ngo igihereza umuntu ubuzima ni wa mwuka Imana yamuhumekeyemo. Igihe uyu mwuka ugiye ku ruhande, ubwo presence y'Imana ibibuze. Mu yandi magambo, dukurikije imikoreshereze y'iryo jambo, urupfu muri context y'umuco n'imitekerereze ya kiriya gihe, hanyuma na Bibiliya, ni uburyo umuntu atandukanywa n'Imana, ni ugutandukanywa n'Imana. Umuntu rero watandukanywe n'Imana, burya hari ibintu bimwe bimuranga, n'ubundi no kubaho abaho nk'utariho, kubera ko uko abona abantu, uko abona ibintu, abibona bitandukanye n'umugambi w'Imana, akora ibintu bitandukanye n'umugambi w'Imana. Kubera ko rero Imana yaremye umuntu imufiteho ibitekerezo by'iteka ryose, nk'uko umubwiriza yabivuze, nibaza ngo ni mu gice cya 12 uhereye ku murongo wa 7, yerekana uburyo gupfa k'umuntu cyangwa igihe cy'umuntu kizagera igihe azaba yashaje, ngo ubugingo buzasubira ku wabutanze, hanyuma umubiri usubire mu gitaka. So ibyo biravuga ngo ntabwo Imana yaba yarahumekeyemo umuntu ubugingo ariho hazamo ikintu cy'iteka ryose, hanyuma ngo ibureme ari ikintu kizapfa uwo munsi kigahita kigendera rimwe. Ni ukuvuga ngo koko nk'uko umubwiriza avuga, umuntu yaremanywe ibitekerezo by'iteka ryose, kubera ko umwuka w'Imana ni uw'iteka ryose. Imana ibaho iteka ryose. Ibyo rero biravuga ngo gupfa k'umuntu
ijambo nyine kwa gupfa ni ukubura bya bitekerezo by'iteka ryose. Kubera iki? Kubera ko iyo umuntu yamaze kubura ibitekerezo by'ubumana, iyo ubumana bwamaze gupfa mu muntu, ubundi byose bihita bikurikiraho. Yesu rero avuga iri jambo, urebye rihura neza na referanse y'ino context twavuze, kubera ko urebye usibye morte mu giheburayo, ariko na thanatos mu kigereki, byose ni referanse imwe. Hari agatekerezo reka tuvuge ngo igisigo Aesopus cy'umufilozofe w'umugereki, werekanaga uburyo abagereki bafata ibijyanye n'urupfu. Afata thanatos, urupfu, arangije arwita ngo ni umwijima, ariko kandi ngo rwari rufite umuvandimwe nawe ngo witwaga gusinzira. Bose ngo bari bafite isi umwe, ngo kandi bari impanga. Hanyuma ngo icyo gihe ngo umwami aboherereza kujya gusura umuvandimwe we. Hanyuma bagezeyo, Thanatos ngo abwira nyine umuvandimwe w'umwami ngo ikintu kinzanye uyu munsi, ngo umaze igihe ngo mu mucyo, ngo ureba amanywa, ngo ariko ukeneye ngo indi experience, ngo ukeneye ngo ikindi kintu, ngo mu by'ukuri ngo gihindure ubuzima bwawe nyine, ngo ukabona ibindi bintu bishya. Hanyuma ngo aramubaza ngo bizagenda gute, ngo ubwo byagenda gute, ngo inzira byacamo ngo nuko ngo umuvandimwe wanjye ngo yagukoraho, ngo hanyuma ngo ukajya gusinzira. So umwe ni joro, undi ni gusinzira. Mu yandi magambo, kugira ngo umuntu apfe mu mitekerereze ya kigereki kiriya gihe, nuko nyine habaho nk'ijoro, umuntu agasinzira. Urupfu ni umwijima, niko tubyumva, niyo mitekerereze nyine twaremye, ni nako tubyumva. Hanyuma kugira ngo umuntu nyine agere muri uwo mwijima, ngo arabanza agasinzira. Niyo mitekerereze yariho icyo gihe. Mu yandi magambo, abagereki bo ntabwo, na filozofi ngereki ntabwo yabonaga urupfu nyine nko kugenda nyine umuntu akibagirana burundu. Yaba abayuda yaba abagereki bose bahuriye ku kintu kimwe cy'uko ari transition. Abagereki bo bongeraho nyine ko ari uguca mu bitotsi, sleep, ukaba nyine ukagenda uciye mu bitotsi, hanyuma ukagera mu mwijima. Ariko icyo Bibiliya yo ivuga niyo nyine separation n'ubundi y'umuntu n'Imana, kubera ko hajemo umwijima witwa icyaha. Nyine hajyamo umwijima hagati witwa icyaha, kubera ko nyine uyu wagiyeyo hagati, Imana ikajya hano, umuntu akajya hano, batandukanijwe n'uyu mwijima. Icyo rero nicyo kizanamo Yesu we mucyo w'isi, kugira ngo azemo hagati muri wa mwijima, noneho umuntu ashobore kureba Imana neza. Niyo mpamvu rero yavuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye, naho yaba yarabaye separe n'Imana, yaratandukanijwe n'Imana, ngo azabaho. Mu yandi magambo, ubuzima bw'umuntu ni igihe umuntu ariho afite ibitekerezo by'iteka by'ubumana.
byagorana udafashe akanya kugira ngo ubitekerezeho neza, ushobora kumva ari ibintu biremereye cyane, ariko realite ni uko ubuzima bw'umuntu budashingire kuri uyu mubiri tubona, kubera ko hari ubuzima bugaragara n'ubutagaragara bw'umuntu. Ubuzima rero butagaragara ubundi nibwo burema ubuzima bugaragara, kubera ko iyo ubuzima bw'imbere butagaragara, iyo bupfuye mu muntu, ubundi umubiri cyangwa ubuzima bugaragara butangira kugira ingaruka. Reka tuvuge ubuzima bwo mu mutwe. Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ushobora kumubona ameze gutya, ariko akagira ibimenyetso bidasanzwe, ugahita ubona rwose ko hari ikindi kintu kiri kumukoresha kiri samwe. Rero Yesu nawe uku niko yari ameze, ubumana, Imana mu bantu, ariko kandi yambaye umubiri. Ibi bintu byombi akabihuza, ubumana n'umubiri, nk'uko nawe ufitemo bwa bumana n'umubiri, wa mwuka wayo, hanyuma na wa mubiri. Ibi bintu rero ni nabyo Yesu yambaye, kugira ngo umunsi umwe nazuka byombi bizabe bizukiye rimwe. Hano rero Yesu arimo aravuga ibintu, arimo aravuga gupfa no kubaho. Mu yandi magambo, igihe umubiri ubaye separe n'Imana, Yesu akazamo hagati, ubwo nibwo ubuzima butangira. Nyine dufata nk'ikintu gisanzwe, ariko nyamara gifite imbaraga zikomeye. Ubwo Pilato yashakaga nyine kwemeza Yesu ko yiregura, yarangiza urupfu rugakurwaho, yaramubwiye ngo ariko ngo uzi ko ngo mfite imbaraga zo kugukiza, zo gutuma udapfa. Yesu yamubwiye ati wapi, nahamagara legiyoni hano nka 12, hanyuma mu kanya gato, nibaza ahubwo ngo yakoresheje hare 6, ati rwose zaza zikandwanira nkabaho. Kubera iki? Kubera ko ibitekerezo bya Yesu n'inyigisho ze, ibyo yabwiye abigishwa be bose, ntabwo arimo kubabwira uyu mubiri usanzwe. Yohana 14:2, 14:2 tugejeje kuri 6, Yesu avuga iby'inzira n'ukuri n'ubugingo, yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, hari ahandi hantu. Ariko wibuke ngo ibyo amaze kubabwira hirya iby'urupfu rwe, uko bizagenda, ubwo azagambanira, agomba gupfa kugira ngo agire transition yo kujya kubategurira aho bazaba. Mu yandi magambo, urugendo rwe, ya separation y'umubiri n'ubugingo kugira ngo asubire ku Mana, bifite impamvu imwe, bifite purpose imwe, yo kujya kubategurira aho bazaba. Kubera ko bamaze guca muri cya gihe igitambo cyakiriwe, hanyuma bizeye amagambo yose yababwiye n'ibyanditswe, kubera ko mu gice cya 17 mu butumwa bwiza bwa Yohana arimo gusenga yarabivuze ati abantu bakiriye ijambo ryawe, baranyakiriye, warantumye, none ubezeshe ijambo ryawe. Ari gusa mu yandi magambo, izi stages za mbere bamaze kuzicamo. Noneho arimo arababwira ngo igihe kirageze, ngiye muri kubona, nimwumva ngo ngiye gupfa ntibibatere ikibazo, kubera ko aho njya hari ahandi hantu ngiye kubategurira, mwe muzaba mukabana nanjye. Twibuke ngo Petero yigeze kugira ikibazo abaza ngo ese ko twagukurikiye tugasiga ibyacu bizagenda gute, tuzakura mwiki? Yesu amubwira ibintu bibiri, aramubwira ngo mu isi nzabakubira, hanyuma climax
mbahereze n'ubugingo buhoraho. So Yesu nta gihe na kimwe yigeze afata inyigisho ze ngo azihuze n'ibifatika bya hano gusa, ibyo turebesha amaso. Buri gihe byose yahitaga yongeraho ubwami, ubundi bwami butagaragara, abantu batarebesha amaso, abantu bazongera bakabaho nyuma y'uko bamwizeye. Ibyo rero biravuga ngo yaba utarizeye Yesu cyangwa wizeye Yesu, nyuma yo gutandukana n'uyu mubiri n'iki gitaka twambaye, hari ubuzima bukomeza. Ubuzima burakomeza. Hari stade, hari ubushakashatsi nabonye abaganga bo muri Oxford University bakoze, bari gukoresha interviews abantu bagiye bapfa, babyise near death experience, nyine bugufi bwo gupfa. Abantu bose bagarutse bagiye bahurira ku kintu kimwe, cyuko hari ahandi hantu bageze, hari abandi bantu babonye. Havamo rero umwe mu baganga wari uyoboye itsinda, ku buryo ntabwo yizeraga, yari skeptical, ntabwo yizeraga, nyine we yizeraga ko iyo umuntu yapfuye biba byarangiye, ari nta kindi gikuru, nyine ubuzima bwarangiye. Amaze kubona izo interviews zose bahurira kuri ibyo bintu, akora conclusion yuko hari ibintu umuntu agomba kwitegura nyuma yo gupfa. Byanga byakunda hari continuation, hari ugukomeza k'ubuzima. Ibyo rero biravuga ngo yaba uwizeye cyangwa utizeye, bose bagomba kwitegura, bagomba kugira mu mitwe yabo ibitekerezo bivuga ngo si hano gusa, siho birangirira, siho birangirira, hari aho bikomereza. Kandi ikibazo nuko hano Yesu yavuze ngo ntabwo ari iby'umunsi umwe, ahubwo ni iby'iteka ryose. Kandi Bibiliya yagiye ibigarukaho ko abatsinze, abizeye Yesu ngo bazabaho mu munezero by'iteka ryose, hanyuma abataramwumviye, abataramwubashye, abataramwakiriye ngo bo bazaba mu rupfu rw'iteka ryose. Kandi ibi bintu bituba mu mutwe, niko biremye, it's automatic, bituba mu mutwe ndetse bituba no mu buzima. N'utabyizera hari igihe bigeraho akumva mu by'ukuri hari amatsiko afite. N'umuntu ugiye kwiyahura arabanza akabeshywa ngo ubu buzima burananiranye, birashoboka ko rwose wagenda ukibera ahandi hantu hatari hano. Rero ibi biratwibutsa ngo twabyemera tutabyemera, hari ibiturimo Imana yamaze kudushyiramo ibitekerezo by'uko hari ubundi buzima. Rero ninde rero Imana yita ko afite ubuzima? Ufite uwo mwana niwe ufite ubuzima, afite ubuzima. Kandi twabisomye ngo naho yaba yarapfuye azaba, ni ukuvuga ngo ubuzima bwe burakomeza. Kubera iki? Kubera ko umuntu Imana ibona nk'ufite ubuzima ni umuntu uhuje bya bindi byombi, udafite separation hagati yayo nawe. Ni ukuvuga ngo wa muntu, umucyo wa Yesu waje ukarasiramo hagati, ugakuramo umwijima, wakuramo umwijima ukaba ushobora gufesinga Imana, ukaba ushobora kuyireba. Ibyo biravuga ngo bwa bumana n'umugambi yakuremeye wagarutse, buno kurimo. Ibyo nibyo bikugira muzima. Uko ni nako Bibiliya ikubona. Bibiliya ibona ubuzima igihe umuntu, igice kigaragara n'ikitagaragara byose biri in harmony, byose biri hamwe. Ariko uzi ikindi gisetsa, ni uko na siyanse n'ubumenyi bw'isi ariko bubibona. Umuntu yitwa muzima ari uko ubuzima bw'imitekerereze, bw'amarangamutima, ubuzima butagaragara buri in harmony, burimo kugendana neza n'uyu mubiri wundi twambaye bugaragara. Ubundi nicyo cyitwa ubuzima.
muri ibyo byombi iyo hagize icyangiritse ubwo ubuzima buba butakiri ubuzima. Imana rero ibona ubuzima igihe wowe wakuyeho wa mwijima ugutandukanya nayo, nibwo ikubona ikakureba ikavuga ngo uyu muntu ni muzima, nshobora kuvugana nawe, dushobora kugira umugambi tugenderaho hamwe. Rero ibyo byose byuzurira muri Yesu, kuko ari wuzu akatujya hagati, yajya hagati wa mwijima, ya separasiyo twatangiye tuvuga mu mategeko no muri Bibiliya ndetse n'abayuda uko babyumvaga, wa mwijima iyo uvuyeho, ya separasiyo yivuyeho, umuntu arongera akarebana n'Imana neza. Kuko rero bica muri Yesu Kristo, ibyo biravuga ngo Imana izongera itubone nk'abazima, ntabwo izatubona nk'abapfuye. Kuko mu itangiriro twumvise ko umunsi umuntu yubahutse Imana yariye kuri cya giti ngo no gupfa azapfa. Mu yandi magambo, hazaza umwijima hagati ye n'Imana. None uyu mwijima Yesu Kristo araje yinjiyemo, kuko umwizeye araje yinjiyemo, wa mwijima uvuyemo, ubwo rero Imana irimo irakubona nk'uri muzima. Ibyo rero bivuga iki? Biravuga ngo kuzuka kwa Yesu biduhereza siranse yuko natwe tuzabaho, kuko ari we yafashe wa mubiri wacu wakiriweho iteka, wa mubiri wacu utandukanyijwe n'Imana n'umwijima w'icyaha, arangije arawufata awubamba ku musaraba, awushyira hariya hantu. Noneho arangije anaragenda mu gituro aho wakagombye kubura, umubiri wa Yesu ntiwabura. Kutabora k'umubiri we rero bivalidatinga yuko wa mubiri, igiteranyo cya wa muntu ugaragara n'utagaragara byongeye guhabwa agaciro. Yewe by the way, no mu kuzuka kwacu Bibiliya itanga concept ebyiri. Hari abazaba barapfuye, Pawulo yabyandikiye ab'Itesalonike. Hari abazaba barapfuye, abo bazaba barapfuye ngo bazazuka. Ariko Bibiliya ntabwo ivuga ngo ya mibiri yabo izaba yaratakaye. Oya, bazazuka. Ibyo biravuga ngo umubiri, wa mubiri, icyo ngo uzakora ngo uzahabwa ubundi bwiza. Mu yandi magambo, uzaca muri transformation, ariko nyine ari wa mubiri. Noneho hakaba hari n'abazaba batari bapfa, nabo ngo bazazamuka, nabo bazahura na transformation, nabo wa mubiri icyo uzakora uzahinduka. Mu yandi magambo, icyo ikizaba gifite agaciro ni wa muntu w'imbere uhura n'Imana, ari uzagira n'uruhare runini mu guhinduka kwa wa mubiri umuntu yambaye. Rero mwene data, hari ikibazo tubana nacyo. Abantu benshi batinya urupfu, rwose. Urupfu ni ikintu kiremereye. Iyo uruvuze, yewe iyo hari n'ahantu bari gushyingura mu buryo bwa tradisiyo, hari imico imwe ikora imihango myinshi ngo bari kwirukana urupfu, ngo mu muryango n'ibindi byose. Ariko uwamaze kugira ibitekerezo by'uru rupfu asigara atakirutinya. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ruri buveho. Iyo separasiyo yarabaye, uyu mubiri nyine ugira ikibazo cy'uko utandukanijwe n'Imana. Hanyuma kandi wavuye mu gitaka, igitaka cyaranduye, gifite, reka tuvuge ngo cyarangirijwe n'ububi bw'umuntu. Ariko kandi wa muntu ufitemo umwuka w'Imana ugomba gusubira ku Mana. Iki gitaka rero gusubiramo hariya hasi, kiriya gihe yari separasiyo. Ariko mu kuzuka kwa Yesu yafashe, Bibiliya bivuga kiriyari, yafashe
hahandi tugira ubwoba bwo gupfa, arangije ngo afata urupfu arugira irembo aho duca kugira ngo noneho duhabwe bwa buzima. Satani umubiri wacu yaruciyemo, arangije awugira urukuta rudutandukanya n'Imana. Wa mubiri bwa buzima abugira urukuta rudutandukanya n'Imana. Yesu mu kuzuka kwe arangije acamo rwa rukuta, arucamo irembo umuntu agomba gucamo, noneho yambara wa mubiri Imana yari yaramuremanye uhuje ibi bintu byombi. Mu kuzuka rero kwa Yesu biravuga ngo njyewe nawe niho dukura ibyiringiro by'ubuzima. Utari wakira Yesu rero ubundi ntabwo uri muzima. Ntabwo uri muzima. Tugiye muri detaye zose, uko abagereki babyumvaga, uko abaroma babyumvaga, uko Bibiliya ibivuga, uko abisirayeli cyangwa abaheburayo babivuga, izo zose zihuriye ku kintu kimwe: umuntu aba muzima kubera ko ibi bice byombi bihuye. Iyo icy'umwuka kigiye ku ruhande urapfa, umubiri ugira decay, urabora. Ariko iyo iki gice kiri kizima kubera ko cyamaze guhura na Yesu, kubora k'uyu niko gutangira k'ubuzima. Yesu yigeze gutanga inyigisho, nibaza ngo ni muri Matayo igice cya 13, avuga uburyo ijambo ry'Imana rimera mu bantu. Arangije avuga imbuto, yerekana imbuto. Hari imbuto zimwe zigwa ku kara zigapfa, ariko noneho hari izindi zibibwa ngo mu butaka bwiza, zarangiza zikamera. Mu kumera kwazo zirabanza zigapfa, hakavaho cya kintu gishobora kuba gifite za mikorobe n'ibindi, hanyuma harangiza hagatangira ubuzima. Yesu rero ibi bintu yabikoraga nka komparezo yo kwerekana uburyo umuntu ashobora kwakira ubuzima kubera ko bwa bundi bwangiritse bwapfuye bubanje kuvaho, bubanje gupfa. Pawulo yigeze kwandikira Abafilipi ibice 3, Abafilipi ibice 3 umurongo wa 21, Abafilipi ibice 3, rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3, Abafilipi ibice 3, Abafilipi ibice 3 umurongo wa 21, haravuga ngo, ariko kanahera kuri 20, ngo naho twebwewe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azapfa, ari we mwami wacu Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu. Uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Ibyiringiro by'uwizeye Yesu ngo biri mu ijuru. Hanyuma kugira ngo umuntu agere mu ijuru, nuko hazabaho uru rugendo rwo guhindurirwa umubiri. Uyu mubiri mubi ucishwa bugufi, nyine umubiri w'umunyabibazo, yarangiza ngo akawambika indi shusho. Mu yandi magambo, nyine ni ya process. Nanone kugira ngo umuntu agere mu ijuru, hariho nanone iriya separasiyo y'umubiri ucishwa bugufi, y'umubiri wakoze icyaha, y'umubiri ushobora kugutandukanya n'Imana, separasiyo. Noneho umuntu akambara umubiri noneho uhuye neza n'ubugingo bwizeye Yesu Kristo. Mu kuzuka rero ibyo biravuga ngo njyewe nawe turiho kandi tuzabaho. Ntabwo birangirira uyu munsi, kuko ibyiringiro byacu ni iby'iteka ryose. Rero twakira ubuzima no mu buzima busanzwe,
Yesu yabivuzeho inshuro nyinshi, usibye kuvuga ko agiye kubategurira aho bazaba, yerekanye ko n'umuntu umwizera hano ku isi azagira ubuzima butandukanye n'ubw'abandi. Kubera iki? Kubera ko umuntu uriho ufite ibyiringiro by'aho ajya, bya sekirite y'aho ajya, hari ibitamubabaza, hari ibitamugora, hari ibitamutakariza umwanya. Ngo ntabwo, Pawulo niwe wabigarutseho cyane n'ubundi hano mu Bafilipi igice cya 3, noneho uhereye ku mirongo ya 17, ariko umuntu ahereye ku murongo wa 7 ahari, avuga ibyo uko umuntu ageze muri Kristo ahomba iby'isi akabishyira ku ruhande, none akaba ahanze amaso ibizaza. Umuntu ufite amaso ku bizaza, ahantu atandukaniye n'abandi nuko imibabaro arimo ntabwo imutakariza umwanya. Nubwo yababara, amaso ye kuko hari aho yahanze, biroroshye ko iyi mibabaro itamwangiriza nk'udafite ibyiringiro. Umuntu ibyiringiro bye biri hano, ubuzima bwe buri hano. Iyo habaye ikibazo hano abona byarangiye, ubuzima buba bwarangiye, kubera ko birangirira hano. Niho umuntu ashobora gukorera amakosa yose, niho umuntu ashobora kujya mu bapfumu henahe, niho umuntu ashakisha nyine ibisubizo mu nzira zose zifutamye, kubera ko ibyiringiro bye bigarukira aho umubiri ugarukira. Ariko ufite ibyiringiro biri hirya y'aho umubiri ugarukira, umubiri uzataka, uzarira, we amaso azaba yahanze aho ubuzima bukomereza. Kubera ko twabyumvise ko kurangira k'uyu mubiri ni irembo ritwinjiza mu bundi buzima bw'iteka ryose. Rero hari abakristo usanga mu by'ukuri ukumva ngo yizeye Yesu, ariko ugasanga yaboshywe na buri kintu cyose cya hano. Iki cyaba kitabaye ku buzima bwe, cyangwa haba ikibazo hano nyine muri ubu buzima ari kubonera bugufi, ubuzima bukaba burarangiye na Kristo akabarangiriye aho. Urugendo rwe na Kristo rukarangirira muko ibyo yari ategereje hano mu isi bitabaye uko yifuzaga. Ariko buriya umukristo Yesu areba n'ibyiringiro yaduhaye, nuko kugira ngo tuneshe ibyo duhurira nabyo muri uyu mubiri w'igitaka, nuko tugira ibitekerezo by'uko uyu w'igitaka ari uw'igihe gito, hanyuma umubiri nyirizina Yesu yapfiriye yahaye n'ubwiza, wo ngo ni uw'iteka ryose, kandi ubwo nibwo buzima. Imana rero ikubona nk'umuntu muzima kubera ko ibitekerezo byawe byahuye nawe mu buryo bw'iteka ryose. Ariko kandi twumvise ko ikiduhuza nawe ari iki? Nuko umwijima wadutandukanije n'Imana uri hagati yacu uvanwaho n'umucyo wa Yesu Kristo, kugira ngo noneho ushobore kurebana n'Imana. Nurebana nayo, ubuzima yaguhaye mu itangira buzongera bugaruke, ariko iyi nshuro bugaruke mu buryo bw'iteka ryose. Mwene data rero, gira ibyo byiringiro, kandi niba utari wabigira ubitekerezeho, kuko igihe wagize iyi mitekerereze y'uko kuba Yesu yarazutse biguhesha uburenganzira bwo kubaho iteka ryose, yo kubona ubuzima Imana yifuje kukuremana yaguhaye, ndetse inakubonamo, inakwifuriza, akira Yesu. Kandi niba wari umaze igihe mu by'ukuri urebera Yesu mu biri mu isi, reka iki nacyo ahari nyivuge sinyisige,
hari ubutumwa bwadutse buriho muri iyi minsi, aho Yesu bamufungiranye muri utu tuntu tugaragara twa hano, kugira ngo bigaragare ko ufite Yesu, ko wamwakiriye, ni uko ugomba kuba ufite inzu nziza, ni uko ugomba kuba ufite imodoka nziza ugendamo, ni uko ugomba kuba ufite amafaranga n'ibindi. Ariko Bibiliya iri clair ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Yesaya yanavuze amaherezo y'isi mu gice cya 23 avuga isi ukuntu ishaje, isi ukuntu ngo inaniwe, ndetse ngo n'abayirimo ubwayo nabo niko bafite izo ngaruka. Nyine turabibona ibi bintu, turabibona mu by'ukuri. Twarabayeho muri ino si imeze gutya, na intention yuko ino si izaza yarangiza igategeka umunsi umwe ibintu byose bikarangira bigashirira rwose. Nta mpamvu twari kuba twarabayeho, nta n'icyo byari kuba bimaze. It would be meaningless. Ibyo in fact bita bitesha agaciro existence y'Imana. Ariko ibimenyetso byinshi bigenda byerekana ko hari ubuzima nyuma y'ibi, anyway, mu buryo bwa siyanse ndetse n'uburyo bw'imyemerere, biravuga ngo ngewe nawe kugira ngo tubeho neza, ni uko hari tugomba kurenga imbibi z'ibyo turebesha amaso hano, ibyiringiro byacu bikarengaho. Ubukristo rero buba valide cyangwa bugira agaciro igihe twarenze ibyo bintu, iby'amazu, iby'amamodoka, iby'ibiki, kubera ko siho ubutumwa burangirira. Ubutumwa tubwiriza cyangwa twizeye ni ubuduhereza ubuzima burenze ubu turebesha amaso. Rero winanirwa, wifata ubutumwa, wifata Yesu, wifata Imana, nurangiza ngo uyishyire mu kabokise kamwe kitwa inzu, Imana uba uyitesheje agaciro, kubera ko ubuzima bwawe ubwabwo buremereye kuruta icyo kintu. Inzu ushobora kuyigura miliyoni zingahe, kubibakisha miliyoni zingahe, so simple, ariko agaciro k'umuntu kararemereye. Ufashe umwuka umaze imyaka yose uhumeka ukawuhwanya n'agaciro bashobora guhereza umuntu guhumeka mu bitaro, harimo amazu, harimo amamodoka, harimo ibintu byinshi, harimo akayabo, ni amamiliyoni. Uwagushyira mu bitaro ukaba urimo umwaka umwe, imyaka ibiri, tuvuga umaze imyaka 10, imyaka 20, baguhaye biro y'igihe umaze mu bitaro, ni amafaranga menshi waguramo ibyo byose. Bivuga ngo ubuzima buraremereye, bufite agaciro karenze ibyo byose. Ni nayo valeur Imana yabuhaye. Rero umuntu iyo afashe ikintu Imana yashyizemo izo mbaraga zose, yarangiza akakibumbira mu kantu kamwe, ati Imana nitampereza umugabo, nitampereza umwana, ubwo nzayireka, nzayivamo. Reka nkubwire, wowe ubwawe uzaba witesheje agaciro, kubera ko wifashe wishyira mu kantu nk'ako kari so simple. Iyo mitekerereze yamaze guhinduka, ubundi ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko wamaze kuba muzima, kubera ko iyo wamaze kubona bwa buzima Imana yifuje kugira, ibindi byose birikorarega, birirema. Ya mitekerereze igenda ibizana mu buryo buri simple. Uko Imana yabiremye nuko ubanza ukagira ubuzima, nyine icyo Imana yo yita ubuzima. Wamara kugira ubuzima, hanyuma ubuzima bufite ubushobozi bwo kurema no kuzana buri kintu cyose. Umwanditsi nibaza ngo ni uwa Zaburi ya 90, rimwe na rimwe bakoraho reference ko ishobora kuba ari Zaburi cyangwa gusenga kwa Mose, umuntu w'Imana. Yatekereje ku kuremwa k'umuntu, akoraho reflexion, atari ko umuntu ni iki kumwibuka. Arangije agera anavuga ati ariko habuzeho gato ngo umugire nk'Imana, habuzeho gato.
kubera ko ibyo tubona mu isi byose 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 byavuye mu biganza bw'ubushobozi Imana yahaye umuntu kubikora. Indege urayibona mu kirere igenda, wakwitegereza mu by'ukuri udafite ubwo bumenyi ukabona ni ibintu bihambaye. Ubu haje ibyogajuru byurira bikagenda ibirometero ibihumbi mirongo, ibirometero miliyoni bijya ku wundi mugabane. Ubwo ni ubushobozi Imana yashyize mu muntu, yaremanye umuntu. Rero reba izo mbaraga Imana yagushyizemo, think about it. Noneho wibaze ngo mfite noneho bwa bumana, bwa buzima bw'Imana nakoreshwa n'ibirenze biriya, kubera ko nyine ibitekerezo by'ubumana bikurimo, urimo uratega, yewe ushobora no kureba mu isi y'umwuka iriya hirya ukarema ibiri mu mwuka, kubera ko byose ibyo tuzi bireba byatangiriye mu bitekerezo, byatangiye bidafatika. Umuntu umwenjeniyeri kugira ngo yubake inzu arabanza akayishushanya, ni ibitekerezo. Yamara kuyishushanya agatangira gushaka ibikoresho, byatangiriye mu mutwe ari gushushanya, ntabwo ari bifatika, bitangiriye mu bidafatika bibyaye ibifatika. Ni gutyo ubundi Imana yaremye ubuzima. So rero iyo ufashe icyo gitangaza Imana yashyize muri wowe, warangiza ukagishyira mu kantu k'akabogisi koroshye. Inzu hari igihe biza zigasenyuka, akaba tuvuge intambara n'ibiki zigasenyuka, twagiye tubona ibihugu byabayemo. Amafaranga umuntu ashobora kuyagira uyu munsi, ejo akagenda yari mu kazi, hanyuma kararangiye, ibibazo bikavuka, kubera ko ubundi atari byo shingiro ry'ubuzima, kubera ko wowe ubwawe ubuzima Imana yaguhaye nibwo burema biriya bindi. Ibyo biravuga ngo igihe kinini ugomba kugishyira ku mitekerereze y'ubuzima Imana yaguhaye. Iyo bwamaze kubakwa, biriya bindi biza bibukurikiye. Rwose wowe ufite ubushobozi bwo kubikora no kubikoreshwa. Rero umuntu wamaze kugera muri Yesu Kristo, rwose yahawe ubuzima bushya, afite ubushobozi bwo kubaho uyu munsi n'iteka ryose, kubaho uyu munsi n'iteka ryose, kubera ko ubumana Imana yagushyizemo buragaruka, ukabaho nk'uriho uyu munsi, wambaye umubiri w'uyu munsi, ariko uzahindurwa kugira ngo uzagende ubane na Yesu n'Imana iteka ryose. Ibyo bitekerezo rero bikureho, bikubemo, hari ibintu byinshi uzatsinda muri isi bizaba bitakiri ikibazo ku buzima bwawe. Mwakoze cyane. Turabinginze kugira ngo ibi biganiro mujye mubikurikirana uko bikurikiranye, kubera ko iyo ukurikiye kimwe ushobora gukora konkiriziyo utari wareba icyashize cyangwa icyakurikiyeho. Ibyo nibyo biguha ibisobanuro byiza. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, turinginze cyane kugira ngo ubu buzima twabonye muri Yesu Kristo buduheshe kubanaho nawe iteka ryose, kandi uduhe kubwizera no kubwakira no kububamo. Wakire gusenga kwacu, kandi buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro, niba atari yakira ubu buzima utangira mu kuzuka kwawe, reka uyu muntu abubona bwakire mu izina rya Yesu. Kandi buri muntu wese uzumva iki kiganiro, umuhereza imitekerereze mishya y'uko akumva n'uburyo yumva ubuzima bwe bwa buri munsi. Komeza rutugire neza, Umwuka Wera ashyigikire iyi nyigisho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.